iwacu cyaraguye uzamubwira umukecuru ni mama utaratembere mu mujyi wa Kigali umubwira umukecuru ni mama yabahanurira kemera umva ntibabanurire nimutangiye kuba bose mujye munwara mu modoka zanyu sibyo ibyo babireka ubyanyu mu byiworere uyu mugore najya andemera agaceri nire najyamo ikiro cyangwa inusu akumura gucara ngo parararara ngo ndakubwiye ngo urapfuye mu runero rwo barajya no kwinywera n'akabyeri kakanga najya no kuri umwana ngasanga bawutwaye ngo barazanyiba mu pasiteri agatumbara uragize nk'ibyago tugora nikubitiyemo Benita yawe wambwize ko cya mama baby bakita cya mama baby nakubitiyemo cya mama Benita nagiremo nka 6 byanjye twahura nkavuga ni biriya wambwuje biganira n'umugore n'abana bawe ni cyangwa bamuturanye sinturanye nawe ibintu byo kugira ngo ujye ngena nihamagara nka nyiraho ko nyiraho kandi niyo nyiraho nyiraho ukagera yihamagara mu izina ese uragira nawe nzagera nihamagara mu izina ngo Betty Kamusuze kandi mwifurize ibihe byiza wakoze subscribe kuri BM Empire nawe utarayikora neza kandi kanya giye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ni Prophet Mans noneho ubwo byabaye hame hanyuma BM Empire abana mana imana na mwana na komanda mama pa nifuje kuba nagutumira mu kiganiro kubera ko ubushize numva rejo hari twakoranye amasengesho dukorana ibihe byiza bidasanzwe nifuje rero kuba nagutumira mu kiganiro nubundi uje mu kiganiro usa neza nkuko wari wasaga ariko impamvu senge yavuze ngo imyende zacira bamwamba ngo batawunye impamvu nge ngutumiye si yo kukwiba cyangwa se ibindi bintu ahubwo nge ngutumiye kugira ngo ubushize baraguhanuriye ejo ndumva rejo hari baraguhanuriye ariko ibyo baguhanuriye ntiwabasha kubyumva neza niki cyagukoreshaga niki cyagukoreragamo ibyo bitumye rero ngutumira mu kiganiro ikindi cya kabiri nabo washakaga kugira ngo uganire na madame ese murasubiriye mwana oya nabo ugiye kuguhanurira oya murasubiriye ese mama mujya umuntu agenda yihamagara bwa nyiraho kuko hari abantu bagukunze hari abakunenze ndaza kugusomera comment kugira ngo abantu bakabane namwe uyu mudamu niwe naje kwisura numvise ko yabaye no mu bosi Innocent ngo naje kwisuhuriza usanze yani we mu rugo muramubona n'umugore ukeye ariko ndakeye urumva none bari kumbwira ngo mvuga ibyanjye ubundi byanjye ngo watura kandi barakubwiye ngo waturuka bya natura se nagize bagiye kumbwira ngo barakurongoye ngo barasambanye arambwe ngo kwayisida afite igipimo kandi mwana wo mwijuru sendurira mu pasiteri kose sendurira mu pasiteri ibintu yamanurira bitazambonekaho nzarwara ibibembe ko mwabageseramo umuse koko reba no mu mwarwaye ibibembe reka nkubwire ikintu gihe iby'Imana Bibiliya iratubwira ngo iby'Imana mu bihe Imana n'ibya Kayizari mu bihe Kayizari pasiteri batera ubwoba kurya mbwira ko ntabwo wari gusubiza pastor gutya iriya ntumbire yankegera ngowe kuzarwara ibembe ngo ninyi iriya ntumbire yankegera iriya nturi ngowe kato namwiyambi urumva n'undi munsi ajyaniraho basengana haniraho bagendana nakakogeraho urumiro yavuze ngo n'ubundi Imana mukuru ngo batizera kimwe ntago rero nge nizera kimwe nawe nakomeza rero ndagira ngo usomere comment zigera muri 2 hano nabonye hanyuma naranazisibye kuko zitari nziza nyuma nza kuzishyira ku ruhande kugira nzazi gusomera imwe iravuga ngo amagare kunsomera comment banditse kusomera bayida gucara umva igisigise gucara umva isamo bagiye kugukubita ngo ry'imirongo n'umwe
ni comment banditse. Comment ya mbere comment ni message bandika kuri video wakoze. Kanawe ngovuga numva iya mbere ndavuga ati nubundi icyo gikecuru mu kireke cyaraguye. Bamubwira icyo umuntu bamwita niba ari muka Kamari Karidos ni email zibyandika nyine ni email y'umuntu muri muka Kamari Karidos niba ari niba ari Karidos niba ari ibiki none ngo cyacuru cyaraguye uzamubwira umukecuru ni mama utaratembere mu mujyi wa Kigali umugore umukecuru ni mama yabahanurira kemera umva niba abanuriye nimutangiye kuba bose mujye munwara mu modoka zanyu sibyo ibyo babireka ubyanyu mu byihorere uyu mugore najya andemera agaceri nirengajyamo ikiro cyangwa inusu akumura gucara ngo parararara ngo ndakubwiye ngo urapfuye umuntu niyo ubwo barajya no kwinywera n'akabyeri kakanga najya no kuri umwana ngasanga bawutwaye ngo barazanyiba eko umupasiteri agatumbarara aragatumbarara ni mubi cyane njye rero buriya menya ko ufite abantu baguse baje gusengera ntago ari kuza kumara ikizi ko nakwigumira aho nayo nibe natwe twaza kukubwira nyine. Comment ya kabiri nebyiri gusa nasibye. Comment ya kabiri nubundi mama w'abapampe ibye ni inzoga no mu kabari gusa iby'Imana ntabyazi. ariko ubundi abo bantu kore ngenze kuri umudive yewe abagore banteranya n'Imana kandi nzari batangamo azagusanga mu kabari se niho ndara ntago ari iwawe we kana kabari kashizwe n'abantu sibyo burarwa ukeneye amafaranga umva uko utazi ukuntu Primus rya Benita naryohera agakubitwa n'inkuba ntago hemukira na pastor Benita wabita Primus n'ubu nakabuze iryo kubi iryo nk'umugore wundi iraryoha pe windeba n'ubura umugore abandi iraryoha ikibazo ngewe mfite ngiye kuzarwara sida ndumva ndi gukora asanga ikibazo mfite ngiye ku pastor baragize nk'ibyago tugora nikubitemo Benita yawe wamubwiza uko cya mama baby bakita cya mama baby nakubitemo cya mama Benita nagiremo nka 6 byanjye twahura nkavuga ni biriya wabwuje biganira n'umugore n'abana bawe cyangwa bamuturanye sinturanye nawe ibintu byo kugira ngo ujye ngena nihamagara nka nyirawe ko nyirawo kandi niyo nyirawo nyirawo ukagera yihamagara mu izina ese uragira nawe nzagera nihamagara mu izina ngo beti mana ishobora byose beteka munsi ese ari amasengesho yakozwe wowe ubwawe yakubwiye iki cyangwa niki yakunguye nka mama w'abapampe uracyari wa wundi ari amasengesho pe aba yarebaga nibo bagize icyo abwira yewe ntago yandebaga bande abo bayazaniye kuri n'umuryango wawe nere se yarandebaga n'ijye bari bayazaniye yarebaga wowe n'umuryango wawe umudamu wawe n'abana ngo ugiye kuzabyara n'abakobwa urumva ubwo rero ntandeba nzakusobanurira ntago arandeba nta kintu byiza bikungura ese ko nimitswe nk'aba profeti muri make nkanasengerwa nkasirwa amavuta kano kanya nkusengeye byibuza ibyo nakwaturiraho wowe byakugirira inyungu nsengeye hano kanya usengeye aho ubundi ninde w'abantu niyo mwana turi rero nuko nkuko bajya gutuma umuntu anazima akabura imbere ya kamera abantu bakamushaka bakamubura reba ino sifite abanyabyaha benshi cyane ariko wenda bameze nkanjye kuki mwumva ari njye mwasengera nta bandi bantu muziranye nabo ninjye muhamufitemo ninjye mufitemo reka nkubwire buriya baravuga bati ijya kurisha ihera ku rugo kandi arimo ashaka kubaza kurisha iwanjye ariko we
naragoye koko mama apfa inshuti y'umuryango w'umubyeyi wacu abantu narababuze aheruka kubasuhuza ni ukuri mperuka kujya kuri kamera two maze iminsi nirwariye nyine barumva n'uburyo ndi gukorora ntabwo rero ukakuza imbere ya kamera ariko mw'abantu mwaho mboneke ndabona merewe nabi merewe nabi pe niki wabwira urakoze cyane niki wabwira abantu bakuvuze nabi cyane muri iriya myitwarire yabaye muri ariya masengero? oya abantu bamvuze nabi ntabwo nabarenganya buriya baravuga harimo abavuga ati mana ririya sengesho kuki atari ngewe barizaniye we ati kiriya cyumba bari gusengeramo kuki atari ngewe wagezemo kuko abantu harimo abantu bemera Imana, harimo abemera ba se na ba sekuru, harimo abemera ko nta n'ijuru ribaho. Ubwo rero abo bantu bose bari kuvuga bati buriya mama papa kuki uriya muntu ari we yagiye gusengera atari ngewe yagezeho koko. Nanjye rero igihe cyane n'ikigera nzagerwaho siko bimeze, ariko abantu basengeye n'ukuri nabonye ibyo bababwiye biri kwemera. Ndabona umugore araka n'izuba ngo sigaho ujya gusenga bikemera ndetse katavuga hanjye ahubonye ngo bafite agahinda ngo kanjye ngo bari kunda burya ngo umuntu ngo basenze bikemera kera ngo bakuniraga kuri aritari buriya ngo bari abagore ubona beza nagusengere dusoza uretse mbanze nivugire bari abagore ngo beza bakubita musini wa miya ari abagore ngo bacirimye kuri aritari ngo iyo wacirimye kuri aritari ngo byose biremera. Umugabo akagukunda igitenge cy'ibihumbi 100 ukacyambara ibuno rigakwiramo. Ubwo se nanjye ubwo igihe n'ikigera agenza ari igihe nanjye ibuno rizakwiramo. By the way abagore bacirimye kuri aritari bari abagore b'abakire bona bitwara amamodoka bambara ibitenge by'ibihumbi 150 barango baracirimye kuri aritari kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo bakuniye kuri aritari biremera. nawe wena mwana mubizi ko ngiye mvuga Kinyarwanda uko nyisi buriya mugore ngo yagiriye kuri aritari pe ngo ubwo rero ngo n'umwishinga ngo uzarigishingwe. None se ranjye muragira ngo nanjye njye kuri aritari mwana byemere. Ikintu ndi kubwira abantu bari kuntuka ngo nanze amasengesho ndabiyamye n'undi munsi n'ikindi gihe ntibazamenye ntago bazi uburyo naje Nyarugenge mvuye mu cyaro. Urumva n'ubundi Imana yankuye mu guhingira abandi atari babayintumyeho. Imana inkura mu kuvomera abana atari babayintumyeho. Bamba bare cyane igihe n'ikigera nanjye bizemera we igihe n'ikigera nawe uzemera bitemera naye nzemeko. None se nkubaze ikibazo kimwe gifite cyo kwibaza kuvuga ngo igihe n'ikigera bizemera nawe Imana izazi kwibwirire cyangwa subiza ko Imana ikorera mu bantu nzazisa niba amaseni yamwihari buriya umuntu arota ibyo yiri watekereza byo ntekereza ngenza rya Imana imbwira iti mama pa masenya na Pamela umva izi nzozi igenda unyura hano wenda ujye kwa Manzi cyangwa se ujye unyure n'ahandi hantu unyure no mu badespora ubone mama ziramanutse inka zazo nizimanuka kuwanyuma bucyari Sabato ukarya ugago kanasigaza bro uranyumvise. Dusoza kino kiganiro rero wenda icyo ubwiye abantu badukurikira bacyumvise reka dusabe mama Pastor ndabwirirwa nkabura umuntu uza kumbwira ati wariye reka da nyirirwa mu rugo amazi yanaza niba nanga ati byuka uvome ngasanga yanagiye none ko bakunegeka senga none se ntukeneye wenda amasengesho sobundi mwambye ati ntukeneye agafuka k'umuceri k'ibroveri byose bivamo reka ngwira mama papa ura mu masengesho ibintu byose birimo kandi yanzaniye umufuka w'umuceri biro 20 we nuwahe wari umujuririmba bamwita umuhire Shadi n'akajerekani kubuto uwo ngo yarasenze biremera hazagira undi muntu wongoza baza ati we yarasenza kuzanira agafuka k'umuceri n'akamavuta ndakarigata ndagasamura nanjye mana abandi baburaye ayo mashengesho yanyu mwana ubwo undi Imana izatuma cyo naza dusenze Imana
gutumaho nyine nonaha tukaza tugafite hari icyo byagutuma none se buriya reka nkwereke ikintu gusenga nonaha Bibiliya iravuga ngo umuntu ntagatungwa n'imitsima gusa ahubwo atunga n'ijambo ry'Imana harya none ni wowe ushaka gusenga cyane n'nzabiri mama pasiteri kare ugiye kunsengera mubyeyi siko mbwije mwatse mukazasengera abana ko mubona bwije mw'abantu mwe murabona no mwije muri hano mwaretse mukazasengera ariko ubona ijambo ry'Imana ntago rigira isaha senga mubyeyi wenda byaremeye nanjye bizemera ta bakira mikoro nawe turajya kumva uvuze ngo amen muri amen byose bibe Data mwiza turagushimye turaguhimbaje tugushimira ineza yawe n'urukundo uhora utwereka uko bwije n'uko bukeye icyubahiro n'icyawe Data mwiza uyu mubyeyi wabanye nawe aho yavuye mu rugo iwe mu icumbi wamugeneye atugera aje kudusura yaje ari umushyitsi w'umugisha ntago yaje ari umushyitsi w'umuvumo kuko ineza ye tuhora tuyibona uko bwije n'uko bukeye icyubahiro n'icyawe kandi gushimirwe gitare cy'amahanga yari yaje kudusura bibaye ngombwa yuko asubira mu icumbi rye turakwinginze cyane Data mwiza kugira ngo ukomeze ubane nawe aho agenda mu muhanda mu binyabiziga byakozwe n'abana b'abantu Data mwiza aba ari wo gutwara n'aba ari undi utwara ahubwo ari wo gutwara Mwami Imana natwe tugiye gusigara ngaho dusigare dutuje dufite umunezero wawe mu izina rya Yesu Kristo buri wese umurinde kandi umurengere tubisabye twizeye kwa Kristo umwami wacu amen Prongo sigaye twatwiyunga ubwo muramaniti Muhammed kinyura ndumva mufite amasengesho ni mu masengesho gusa amasengesho atafite ibikorwa tuzange ukuri ko Imana barasengeye kanegeze ndebe nzababwira icyavuyemo amen